uyu munsi twagiye ahantu abantu bose bazaruhukira iwacu ahangaha iki nicyo kibanza cyawe. Kuri screen zanyu ngira ngo muri kubonaho ifoto y'uyu musore wakomeje kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru rero yashenguye abantu benshi cyane, by'umwihariko abakurikira imyidagaduro yo mu Rwanda, kubera ko uyu musore yari amaze kuba yamenyekana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, by'umwihariko kuri TikTok. Uyu nguyu bakaba bamwita Bigendemo gakeya, niyo mazina yamenyekanyeho cyane ku ma-challenge y'amavideo yakomeje kugenda akora. Ubu tuvugana uyu musore rero ntabwo akibarizwa ku isi y'abazima cyangwa se yamaze kuba yakitaba Imana. Nimba ukurikira imbuga nkoranyambaga by'umwihariko hano mu Rwanda, wakomeje kugenda ubona abantu benshi bakomeza kugenda bagaruka ku ifoto y'uyu musore. Uyu musore rero yamaze kuba yakitaba Imana, ariko n'urupfu rwatunguranye cyane, kubera ko byabaze kuba byamenyekana mu masaha makeya atambutse, nyuma y'uko uyu musore yari akiri muzima. Mu by'ukuri nta kibazo na kimwe afite. Uyu rero akaba yamaze kuba yakitaba Imana. Mu by'ukuri ntabwo yazize indwara, ahubwo yazize urupfu rutunguranye. Ati byagenze gute rero? Ibyo nibyo ngiye kukubwira muri makeya, ndagira ngo untize umwanya, hanyuma untize amatwi ngusobanure kuri buri kimwe kirebana n'urupfu rw'uyu musore bakunze kwita Bigendemo gakeya. Nimba amaze gukanda subscribe, aho ngaho turagendana cyane. Nimba kandi utaranayikora, reba munsi y'ino video hanyuma kanda wanditse ijambo subscribe, kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ati byagenze gute? Nkuko nari maze kubikubwira, uyu ni umusore wari umaze kuba yamenyekana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo nkuko uri kubireba ku mafoto agiye atandukanye, wakomeje kugenda ubona ari kumwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Wabonye aho yari ari kumwe na ba General Benda, yari ari kumwe na ba Titi Brown, yari ari kumwe na ba Bushari, ari kumwe na ba Papa Sava, yari ari kumwe n'abahanzi cyangwa se n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Uyu nguyu mu by'ukuri nta ndirimbo yaririmbye izwi, nta filime yakinnye izwi, gusa ikintu yarazweho na ama-challenge agiye atandukanye, cyangwa se yari content creator ku rubuga rwa TikTok, niho yakunzwe cyane. Content ye kwari ugufata amazina y'abantu bagiye batandukanye, cyangwa se amazina amwe namwe, yarangiza agakomeza kugenda akritikaho cyangwa se atanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma nk'urugero, yafataga amazina, yarangiza akavuga ati aya mazina, iyi ni liste y'abantu 10 bashobora kuba bagira umushiha kurusha abandi. Hanyuma akavuga amazina agera ku 10, hanyuma ba bantu yagiye amentioninga bakaba ari bo bagenda bamusubiza, bityo akomeza kugenda akundwa gake gake. Uyu rero yaramaze kuba yakigarurira imitima y'abantu batari bakeya, by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok. Ati byagenze gute rero? Ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, uyu musore n'ubundi yarari muzima, nta kibazo na kimwe afite nk'ibisanzwe. Uyu n'ubundi dore ko yarasanzwe n'ubundi akora akazi ko guhostinga mu tubari. Ngira ngo nkuko nabibasobanurira, akazi ko guhostinga ni akazi kamaze kwigarurira abantu benshi cyane, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ubundi turabizi ko iyo ufite imbuga nkoranyambaga zikurikirwa cyane, icyo gihe no kuba wabona akazi ko guhostinga cyangwa se kuba wakamamaza akabari ni ibintu bishobora kuza kuba byakoroha, kubera ko nababwiye ko akazi ko guhostinga ni kwa kundi ushobora kuba ukurikirwa n'abantu, hanyuma wowe ukajya kwaka akazi mu kabari kugira ngo ube wabwira abo bantu ako kabari uri buze kuza kuba wahostingamo, hanyuma ba bantu bagukurikira bakaza gusanga. Uyu musore rero biri mu byo nawe yakoraga. Byumvikane ko rero yahuraga n'ubundi n'urubyiruko rwa enjoying, cyangwa se urubyiruko rukunda ibintu byo kuryoshya. Uyu musore rero nkuko nabikubwiye, ku itariki 18 n'ubundi yari ameze neza nta kibazo, ndetse ari no gupanga n'inshuti ze ko bagomba kujya gusangira. Ku itariki 19 rero nibwo uyu musore yitabye Imana mu masaha ya mu gitondo, dore ko ngo uyu musore byabaye ngombwa ko ategura gahunda ze n'ubundi kugira ngo abe yajya kugira gute, yajya guhostinga. Ngira ngo murabizi ko hari ku munsi wa gatandatu ku itariki 19, hari mu masaha rero ashyira nimugoroba, ubwo yari arimo aritegura n'ubundi kugira ngo ajye guhostinga. Byabaye ngombwa rero ko ajya muri douche, niyo makuru angeraho, gusa
ikibihamya cyo ntacyo ndabona, gusa niyo makuru angeraho kugeza ubu, ngo yagiye muri dushe, hanyuma kujya muri dushe biza kuba ngombwa ko asoza koga. Gusa mu gusoza koga byabaye ngombwa ko akandagira ku gace k'isabune kari muri dushe, hanyuma kamunyereje rero, kubera ko dushe yari ntoya, cyangwa se ngira ngo murabizi ko dushe ziba ari ntoya ku buryo umuntu iyo aguye ntabwo aryama neza yisanzuye hose, cyangwa se ntabwo yikubita hasi wese ngo yisanzure kubera ukuntu aba areshya. Hanyuma uyu musore ngo yakandagiye agace k'isabune kari katose muri dushe, hanyuma aranyerera yikubita hasi. Mu kwikubita hasi rero byabaye ngombwa ko akubita umutwe ku gikuta ndetse aranababara, ariko ntiyahita ashiramo umwuka. Abari aho hafi rero bumvise ibintu bikubise hasi muri dushe kandi bari bazi neza ko yagiye koga, niko bahise hanyuma bafata uyu musore bita Bigendemo gakeya bamujyana kwa muganga. Gusa bakimugezayo n'ubundi yahise ashiramo umwuka yitaba Imana. Byakomeje kugenda n'ubundi bigarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko hari n'abari kuvuga ko ngo uyu musore n'ubundi mu ijoro ryari ryakeye n'ubundi ngo yarameze nabi nyuma yuko yaravuye guhostinga, ubwo hari ku munsi wa gatanu, nabwo ngo yaravuye mu kabari nyine ngo ataha ameze nabi, bikekwa ko yahumanyijwe. Gusa ayo ni amakuru atizewe, kubera ko n'ubundi hari abari gukomeza kugenda babihuza n'umwana w'umukobwa nawe uherutse kwitaba Imana mu minsi yashize, ngira ngo ikiganiro nakibagejejeho. Ni umukobwa witwaga Anifa, nawe witabye Imana mu buryo bujya gusa nk'ubu ngubu, aho yaravuye mu bijyanye no guhostinga n'ubundi, hanyuma dore ko yari yanyweye ngo inzoga bari bashyizemo supaguru cyangwa se bayihumanyije, hanyuma nawe ageze mu rugo agwa muri dushe aho yari ari kwitera amazi. Ngira ngo ikiganiro mujye mu biganiro bibanza murebe ikiganiro cy'uwitwa Anifa, nawe yitabye Imana mu buryo nk'ubu ngubu. Hari abari kubihuza rero n'uyu musore bita Bigendemo gakeya, nawe bari kuvuga ko ngo impamvu yaguye muri dushe ngo nuko ngo mbere yaho yari yabanje kunywa ibisindisha, cyangwa se yari yahuye n'ubundi n'inshuti ze, hanyuma bahumanya icyo kunywa yari ari kunywa, hanyuma agiye ngo muri dushe nabwo agwamo. Gusa amakuru angeraho aturuka muri bamwe mu nshuti ze za hafi, nariya nakubwiye mbere yuko ngo yari ari muri dushe ari koga, hanyuma akandagira agace k'isabune gatose, hanyuma aranyerera yikubita hasi. Gusa ntabwo yahise ashiramo umwuka, byabaye ngombwa ko bamujyana kwa muganga. Mu kumujyana kwa muganga rero n'ubundi bamugejejeyo yarembye cyane, hanyuma ahita ashiramo umwuka. Uyu musore yapfuye ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu nguyu yari afite urubuga rwa TikTok rukurikirwa n'abantu barenga 68,000. Birumvikana ko uyu nguyu yari amaze kuba yakundwa cyane. Ngira ngo nk'uko muri kubireba ku mashusho cyangwa se ku mafoto nabashyiriye muri screen, muri kubona ko ari kugenda ari kumwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Byumvikane ko uyu nguyu yari afite aho ahuriye na showbiz cyangwa se n'imyidagaduro ya hano mu Rwanda. Uyu munsi wa none rero ubu nkoze iki kiganiro, uyu nguyu Bigendemo gakeya nk'izina ryari rimaze gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu nguyu ntabwo akibarizwa ku isi y'abazima. Nk'uko nawe yabyivugiye, yavuze ko n'ubundi iwabo wa twese ari ku irimbi. Nabishyireho akavideo kabanza arimo arabigarukaho rero uyu munsi wa none nawe akaba yagiye iwabo wa twese. Reka dukomeze twihanganishe inshuti n'abavandimwe, twihanganishe ababyeyi be b'uyu musore, tubabwire ngo iwacu ni mu ijuru, kandi mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kubona. Reka tubwire Bigendemo gakeya ati Imana imutuza heza, asigaye rest in peace. Hanyuma munyemerere rero tugarukire ahangaha. Reka mbasabe niba mutarigeze mukanda subscribe, igihe ni iki ngiki murareba munsi y'ino video, hanyuma mukanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Iyi ni Kizo Empire, nge mwumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.